ayo YouTube channel chat nanabahamo breaking news mbere yuko Jihad ajya kuri Dynamic TV show. Ntabwo yari yararangizanyije na Jay Squeezer ngwi YouTube channel yitwa Jay Squeezer, avuga ngo ndayihindura mu izina ryawe Jihad, nge guhemba mushara w'ibihumbi 700 nkorere. Baza kumushukisha iby'imodoka itavuga ati va ku giti dore umuntu ngo mwakibonye mahushuka ariko ngomba kuzakibereka ngo live none ngomba kuzakibereka live. Deja ribi bikurikirana bavuga ati wa muntu twababariye yijanditse kurushaho, ibintu byakomeye byafashe indi ntera. Mutega amatwi mwumva amagambo Skyto yabwiye Jackie. Jaka turumbuka mu kiganiro ariruka yarangiritse. Mwumve ababyeyi bashaka kugusiga ariko ngo ucuruza iki? Wirirwa urata uha abantu ngo ibintu ucuruza, uzenguruka ku mbuga nkoranyambaga baguha ibiganiro. Aho rero niho nashaka kwinjira kuko umukada yamaze kumenya amakuru, nta kindi akora usibye kujya kuri Mike. Iyi ndirimbo nkubaganira nababwiraga ya Jack imaze guhitinga cyane compared n'izina rye, ni bya bindi yajya avuga ngo dore imbogo ngo Juwa wa Juno ngo nibo bari hit nyine. Niya Jack yarahitinze. Uwo bayikoranye bamwita Benoview, uyu nawe yagiye amukoresha ibyaha kuri YouTube channel yakoraga atarayigurisha yitwaga View Nation. Nawe yaragiye. Uyu nawe yamukoreshaga interview. Mwumve nka interview ibintu yamubazaga, wumva abantu bagiye bashyira mu ntambwe Jackie. Munyumvira ahangaha. Jackie ubundi wewe ugize ibyago reka mbyita ibyago kuri ese Jackie ubundi wewe ugize ibyago reka mbyita ibyago kuri nge, ariko ndabashobora ko ari amahirwe ukabona umuntu ukubwira ati ngiye ngiye kurangira akazi ko gukina pornography cyangwa se films zo kuzasura ibintu byose mbaraguye ikintu cyose nakazi. Murumva ibintu bya pornography birirwaga bamubaza. Aha rero aza kuhita bengukwa na Jay Squeezer na Gembe babwira uyu niwe Benoview batangiranye. N'iyi ndirimbo yariye abantu kuko irimo ubusa bwinshi. Ubwo ndavuga nyine ubusa bwa Jackie nyine, yiyambura ubusa makanza agera mu kibuno, nibyo birimo. Ibyo bintu ejo bundi indirimbo irongera iba kintu cyitwa cause immediate yo kongera gutekereza kuri Jackie, kubona katahindutse ama episode atandukanye. Ndetse aha niho nabadumba batangiye kugenda bafatiraho, batangira kugenda bamukoresha. Mwumve Dumba, mwumve agaprono gahumetse kabisa, kumutsa agaprono kanje nawe hariya walayi noza mu Rwanda. Ikibazo twagira urakizi ikibazo twagira urakizi ngiye mfite akatoya. Mana yanjye toka shitani ibi bintu mana yanjye uzabika. Urumva ibi ni ibintu bari baramaze kwijandikamo. Aba badumba abantu baba hanze y'igihugu birazwi. Ntago wavuga ngo uko warega umuntu uri mu Rwanda uri imbere mu gihugu ntago ari kimwe nuko warega umuntu uri hanze. Ibirego ejo bundi twarabyumvise, ibirego Dekata afite muri ribu bingana bite. Aba bakasuku ejo bundi bamuhagurukira ama Twitter space, ibintu by'umwanda ntanasubiramo. Nabari hanze biragoranye. Aba badumba ibishegu birirwa bavuga ntago mubyumvise se singibi. Uyu niwe Jackie. Jackie rero babona za mbabazi yasabye nta kintu zamaze. Uwo Jay Squeezer yarakekewe nyuma yuko avuye mu Rwanda. Ubwo urumva itagendana n'iyo YouTube channel ye ya Kasuku, ariko mu Rwanda bashinze indi YouTube channel ya kabiri. Ayo YouTube channel chat nanabahamo breaking news mbere yuko Jihad ajya kuri Dynamic TV show. Ntabwo yari yararangizanyije na Jay Squeezer ngwi YouTube channel yitwa Jay Squeezer, avuga ngo ndayihindura mu izina ryawe Jihad, nge guhemba mushara w'ibihumbi 700 nkorere. Baza kumushukisha iby'imodoka itavuga ati va ku giti dore umuntu. Jay Squeezer arugiye kuntuburira. Iyi niyo channel yahise atangira gushyiraho witwa Muhire Johnson. Yego Jackie aracuruza nabibonye ari kurebwa, avuga urukoza soni, genda umukoreshe episode. Uyu yamukoresheje ibiganiro 4 mufiririzo. Mugende kuri iyo YouTube mubirebe. Iyo YouTube yitwa ngo Jay Squeezer.
iyo YouTube channel yitwa Jay Squeezer 250. Mwumva ibintu babazaga Jackie. Uwo bamwita Muhire Johnson, umwe ukora kuri Maisha Entertainment. Ariko mana yanjye, mwumva ibibazo aba banyamakuru muba mufite iyihe target? Mubaza ibi bibazo, mwabuze ibibazo mubaza, mwabuze abatumirwa bazima. Ubu Jackie afite iki yigisha abantu ko? Munyumvire ibyo bibazo. Zaragushajije niko zasajije nabo bagenda bajya kuzihiga kuryamanye n'abagabo barengisha nabo bagenda bazishake none niba zaransajije kuri televiziyo ngo mwakibonye mahushuka ariko ngomba kuzakibereka ngo live none ukeneye kukireba nyine ngo kiba gatoma mu kibone. Oya, mwumvise Muhire Johnson ngo zarenze ijana ibiki? Byo ni ibibazo ngo ariko ngo agiye kukibe. Urumva ni ya mafoto yamubazaga ya trendinze, ngo ubu none hagiye kwijandika neza ngo ayarekure. Mwumvise ayo magambo amubajije? ngo mwakibonye mahushuka ariko ngomba kuzakibereka ngo live none ngomba kuzakibereka live. Deja ribi bikurikirana bavuga ati wa muntu twababariye yijanditse kurushaho, ibintu byakomeye byafashe indi ntera. Mana yanjye, abantu bagiye bakoresha Jackie bose bamwandagaza. Aho nuko mwandagaza, munyemerere mvuge gutyo. Yaraje yaririza abona baramuretse agira ngo byararangiye. Uwitwa Skytu na Kamaro rero nibo bantu ngo bazanye ngo Jackie ngo muri iyi game, ndetse nyuma yaho asabiye imbabazi abantu baramubabarira, ariko rongera arijandika ku buryo bukomeye birenga Skytu, birenga Kamaro. Babona yongera yatangiye kurenga umurongo wa showbiz, baramwicaza mu kiganiro kimaze kurebwa n'ibihumbi 39. Mutega amatwi mwumva amagambo Skytu yabwiye Jackie. Jackie turumbuka mu kiganiro ariruka, yarangiritse, ntashaka kumva ukuri. Mwumve rero urwego umuntu ageraho. Mwumve Jackie hano. ntabwo uri wowe wenyine, ntabwo yega ababyeyi bashobora kugusiga ariko ntabwo uri wowe wenyine. Abantu baragusize se ubayeho kubera bo. Ntabwo ubayeho kubera buretse gato. We ntabwo ubayeho wobayeho. Ntabwo kubera nari nyiri gusobanura winsakuriza amani. Ntabwo wavuze ko ucuruza ikuma. Wimena umutwe amani. Ntabwo wavuze ko ucuruza ikuma. Iyo kumikugana abantu. Urakoze cyane. Arirutse aragiye yavuye muri frame. Ntabwo mwumvise Skytu ubwa mwibwirira ngo we wirirwa uvuga ngo abantu baragutaye ngo nta muryango ugira ngo nibyo bituma wiyandarika. Abantu bose badafite imiryango bakora nk'ibyawe. Mwumvise amagambo Skytu abwiye Jackie? Mwumve. Ntabwo uri wowe wenyine, ntabwo yega ababyeyi bashobora kugusiga ariko ntabwo ababyeyi bashobora kugusiga ariko ngo ucuruza iki? Wirirwa urata uha abantu ngo ibintu ucuruza, uzenguruka ku mbuga nkoranyambaga baguha ibiganiro. Aho rero niho nashaka kwinjira, kuko umukada yamaze kumenya amakuru, nta kindi akora usibye kujya kuri Mike. Mukada wanyu, mukada w'abanyarwanda. Narabibabwiye ejo bundi nkora inkuru kuri Bakti, mvuga amayeri ye, mvuga amabi ye, mvuga ibibi yamaze gukorera Dibi. Ntabwo iyo nkuru nayikoze. Ese wowe nkurikiranye utarayirebye wajya hasi ukayireba. Amayeri ubwanjye nkorera Bakti, akagenda akajya gukorera na prank na Sarongo, bakamenagura ibintu n'umupasiteri wa fake. Sarongo agahita mukandira akanyenyeri gateye ubwoba, ndikanga. Bakitafashe content, niwe wakagombye gukandira Sarongo, kumbi ni Sarongo umukandiye, ndikanga. Iyo nkuru narayivuze hashize ibyumweru bingahe, 3 ntibirimo. Uyu Bakti wa mbere ngo zagitumo ngo ibiki, ama episode arengane yakoresheje Jackie avuga ubusa, avuga ubwambure. Ntabwo ari channel ye. Manibu Ribu ni amaze kumenya ko ari amayeri mwakoze mu kiganiro na Jackie, mubeshya ngo aze yirize ngo kujya umutera mu abantu ngo arahindutse. Nyuma yaho yakoze ibiki? Simbibumvishije. Koko uyu Jackie ni umuntu ufite ikintu abwira abanyarwanda. Koko muramukunda, ni umusitari. Abantu bafite dirty mind, abantu bakunda ibintu bibi, bakunda ibishego. Ariko uyu si we Jackie wanyu. Abantu bose ku murongo, abo badumba bari bwota amasimbi, bakasuku bari bwota amasimbi. Ribu yabyutse woninga ni macheno agenda hostinga. Murebyibuka back in the days
ribi woninga abantu bakoresha interview abantu bagaragaza nk'aho bafite ubumuga bwo mu mutwe, nk'aho batuzuye, mwagiye mubabona ni benshi bagiye bavuga ngo guhera ubu ntituzongere ko namwandagaza. Kora n'ukwandagaza ikiremwa muntu. Hayobowe nande na Irene. Irene nta murwayi wo mu mutwe se yakoresheje interview. Ikigoryi aza yidedemangisha nawe ntihahiye, ariko nibaba bamucishijemo ijisho. Abantu bose bakoresheje Jackie, breaking news RIB yamaze kubahamagara bose bakoresha statement, ndetse Jackie kugeza ubu ninjiye muri iyi nkuru nimero ye yamaze kunanira. Ngo se yamenyereye guhungira mu ntara, yamenyereye kuko mwagiye murya keza bakabika kuhagama, uraje uraprankinze usabye imbabazi ugira gute, abantu barakubabariye nkaho wahindutse, urongeye usubiye mu mafoto y'amabi, interviews z'amabi, abantu barakwiye n'abasikayi n'akamaro biramure. Ibaza ariko ahantu Kamara ibintu byamurenze akaza akicaza Jack agaturumbuka muri frame akiruka. Umuntu wa mbere ku ikubitiro wahamagawe muri RIB nkumva aya makuru nkavuga ngo si ubwa mbere abantu baguteza iminsi, uragenda wandagaza abantu, ukora ku nkuru zinjira mu miryango, wakoze ku ya Bruce Melody, wafashe yagura mwandagaza, bamwita Big Man JB Rwanda. Ari urwego ujya kuvuga amakuru ntubeshye. Big Man yamaze guhamagarwa, yakoreshejwe statement anytime. Uyu Jack azahura n'izo statement. Ibi ngibi ni we wabipanze, ni Jack ninde, bimeze bite? Nimero ya kabiri umunyamakuru wamaze guhamagazwa muri RIB bamwita Kamarade, bamutumbura kuri Dynamic TV show ngo yimukiye kure Ukweli Times. Uyu muri Bukasaga yagiye yinjiramo, za Mama Pasteri muri Bukasaga n'abayongwe muri aba babiri ba mbere bamaze guhamagazwa. Warning ikomeye ku karubanda y'umuntu bita Manibuna Bakti, nabo bahora mu bintu by'amaplanka, bahora bahostinga abantu ngo barwana, bababwira ibyo bavuga n'ibyo bakora, ngo bari muri wajyaho ni comedy kwisha maneno. Bana yanjye Jackie yihangane, Kamaro yingo ni boro yabo bari baramaze kumwinjiza mu bintu byo guhostinga cyane, ariko nanone Saga yagarutse bamuhagurukiye, ndetse hari igihe biba ngombwa ko bavuga ngo enough is enough, agacishwa akanyafu. Ariko natangiye mbabwira ko ku ngoma ya Kabera CP John Bosco we byari ibindi tantasi yariyo yose rwose, hari uburyo wakeburwaga kandi mu buryo bwiza butangiza societe, kandi ibintu bikagenda neza. Iyo umuntu arengera akavuga ibyo ashatse, agakora ibyo ashatse, akifotoza uko ashatse, byo barakubwira ngo ntago bigezweho muri iki kinyejana. Jackie rero n'abantu batangiye gutanga statement ko byamera kose amakuru ari kunsumira, biri kugaruka kuri Jackie, ndetse na scenario zagiye ziba ku biganiro byose bagiye bamukoresha. Babadumba bamubazaga iby'imyanya y'ibangana bakasuku bapromotingaga, kugeza ubwo na channel ya kabiri yitwa Jessica 250 mbumvishije amahano bakoreragaho. Reka dutegereze turebe nimba Jack ari bukeburwe, nimba biri burangire gutya, nimba Jack ari bugaruke yirize, cyangwa se n'ubundi biba ngombwa ko umuntu atamira akanyafu. Ngayo nguko rero umukada wanya bayiteretse. Ariko se namwe aho munkurikira muri hirya no hino mwagiye mwitereka tukagendana muri aya makuru ko nge mba natoje nazengurutse. Nifuzaga no gusoza iyi nkuru yanjye mpamagara nka Skype cya Kamaro ko nabo bagomba kugira statement bakoreshwa rwose. Niyo makuru ari kugenda nsumira, ndetse twamaze kwinjira muri weekend. Iyi nkuru nyikoze ku cyumweru, ndetse dutegereje ko nabasigaye ejo kuwa mbere aribwo tugomba kumenya byose bigomba gusobanuka, ndetse na move ya Jackie no kumenya nimba yarari muri hangover cyangwa se nawe hari ahantu yamaze kugenda bamubwira ati icara wige, ejo ngomba kugaruka na part 2. Ariko mba ngomba kujya mbanzirize n'abandi banyamakuru babicaye ngo bategereje ko inkuru zizabisangira aho bari, ibyo byose tubishyiraho
umurongo showbiz anga Oasis tugomba kuyikegeta neza tubabwira ngo amakuru y'ubwina ama breaking news. Namaze kubona ko bidahagije 3D TV Mika yamaze kubona ko Patrick the Entertainer agenda bwanuka avuga ngo award za Isango na Muzika award ngo ni za Kina Music, bamuseka agenda yiyandagaza. Abanyamakuru babiyanga babura bakavuga ati ndapfa kuzuhagarara. Iminyawe yagiye se, uwitwa Romeo Jambe yagiye kujya kuri 3D ngwino nyine. Ubwo iyo 3D TV Plus niyo yahindutse 525, babonye ko umusaruro afite ari umusaruro nyene. Bamaze kujya ku Rugendo TV bafata Pionique Suez, nawe nyuma yuko nyine arahawaya bavuga ati ntago twakwirukana umwe ngo hasigara undi, mwese mujya kuba mu cyiciro kimwe, ahubwo reka tubakomatanyiriza hamwe turebe ko together hari icyo mwageraho nyine mufatanyije. Sometime mu hostingane, ubundi mutumirwa mu hostingire rimwe, ubundi umwe ajye mu ma press conference ndasigare bafatikanye, kuko Mika ari mu babosi bamwe bahiriwe na YouTube ahangaha mu Rwanda, ndetse bari amafaranga meza yayo ngo ni ku ngoma ya Fatana Jihad barekura of course na Eminyawe. Ngo rero ntiyarekura gutyo gusa iyi YouTube nsoza mbabwira ngo impamvu mbana nabivuzeho yatangiwe na Sky 2 yitwa Bagahi, iza guhindurirwa amazina. Ni byinshi byo twagiye tubivuga. Sky 2 wazanye Jackie we na Kamaro, Jackie n'ubundi yongeye yisanze mu mazi abira, ariko kandi izi content twagiye tubabwira biyamama YouTube buryohe bamwiyamagaruka avuza induru bagira gute, ariko kandi agaragaza no gucogoramo gake. Ubwo rero Imana ize kundindira intasi yanjye. Ngayo nguko iganiro nk'ibi nakagaruka ama breaking news. Umuntu wese uba ufite ahantu ahuriye na showbiz, umukadagitamira amakuru ye, nta gusinzira ngomba kujya nza nitereka. Wowe utarinjira mu muryango mugari n'iki gihe, mucambuzi wanjye ahari akomeze yitereke neza, nanjye rero mukomeze munshyigikire. Nimero yanjye ari igihe nkora inkuru umuntu akagira nk'ijinyori yiceho umbwira ibyo wifuza. 07883092 turabakira, turahari 24 hours. Nakirwa n'umukada wanyu, umukada w'Abanyarwanda. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Imana ibarinde. Hasta la victoria. Ciao ciao ciao.